Reka ngusuze kandi mwifuriza ibyiza gukurikirana CCTV Rwanda umunsi ku wundi, nizere kumeze neza cyane mu byo uri gukora kandi utameze neza. Ugira ukwihangana, ibintu bishobora kuba byahinduka mu kanya nkako guhumya. Njye gusuza kandi ukwifuriza ibyiza. Nitwa Clement Ndayisenga, nyemerera nkugeza amakuru ari kuvugwa muri aka kanya by'umwihariko hano mu Rwanda. Nyemerera aya makuru yacu tuyahere mu Rwanda ku nkuru ivuga ko umunyarwenya Nsabimana Eric wamenyekanye nka Dr Nsabi ndetse na mugenzi we Bijiyo Bija bakoze impanuka. Umunyarwenya Nsabimana Eric batazira Dr Nsabi na mugenzi we Imanizabayo Prosperi batazira Bijiyo Bija baraye mu bitaro bya Nemba mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 21 Mata 2024 nyuma yo gukora impanuka. Iyo mpanuka yabereye mu muhanda Musanze Kigali, aho bageze ahitwa Kivuruga mu karere ka Gakenke. Imodoka yabo barimo iragwa bahita bihutanwa mu bitaro bya Nemba, akaba ari ibitaro biherereye mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivuruga Kabera Jean Paul aganira na Kigali Today yemeje ayo makuru, agira ati bakoze impanuka mu masaa 2 z'umugoroba, nanjye nibwo mbimenye ngo bahise bihutanwa mu bitaro bya Nemba bambwiye ko borohewe bagiye gutaha. Dr Nsabi ku murongo wa telefone yavuze ko bamaze kuva mu bitaro, ati twavaga i Musanze twerekeza i Kigali dukora impanuka, twakomeretse ariko bidakabije, twaraye mu bitaro bya Nemba ariko ubu turatashye na amahoro. Dr Nsabi akaba ari umwe mu banyarwenya bagezweho mu Rwanda, by'umwihariko uburyo akoramo comedy, kuko yazanye uburyo bushya bwo gukora comedy ndetse na style nshya kuva yamenyekana aho yambara umwenda umwe, aho yambara karuvate ndetse n'ikote hejuru yikonkoye cyangwa se nta kindi kintu yambaye, akaba yambara ingofero imwe zimwe bita ngo bonjour pare ndetse n'uturinete. Akaba ibyo bintu yamenyekaneho cyane ku ngubu, akaba afite n'abakunzi batari bake. Mu gihe kandi mugenzi we Ndoriyo Bijiyo Bija we akunze kugaragara muri comedy yigize nk'umusaza kandi akaba akiri umusore ukiri muto rwose, ariko nawe ubwo buryo bwe akoramo ibikorwa bye bya comedy ndetse n'iyo style bikoramo bikaba byaratumye nawe yigarurira imitima y'abatari bake. Ubwo twabifuriza rero okoroherwa muri rusange kugira ngo bagaruke mu kazi ikabo. Andi makuru ari kuvugwa mu Rwanda nuko imwe mu mitungo ya Nsabimana uzwi nka Dubai ishobora gutezwa cyamunara kuva tariki 20 Mata 2023 mwaka uruzuye neza. Mushoramari Nsabimana Jean uzwi nka Dubai wubatse umudugudu w'urukumbuzi Rio Estate uherereye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya mujyi wa Kigali. Ubu ngo umwaka ukabushize atawe muri yombi. Impamvu zatumye afungwa zari zishingiye kuri uwo mudugudu wubatswe ariko inzu bikagaragara ko zasondetswe. Inzego zabyinjiyemo Dubai n'abari abayobozi b'akarere ka Gasabo barimo Rwamurangwa Stephanie, Mberabahizi Raymond Chrétien, niyo Nyirabihogo Jean d'Arc ndetse na Engineer Theopiste Nkurikiyimfura batabwa muri yombi. Urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rwabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwasize Nkurikiyimfura ari we wenyine uri gukurikiranwa adafunze. Bagenzi be baje kujurira ndetse Dubai asaba ko yarekurwaga sana ibyari byarangiritse kuri izo nzu kuko byagaragazwaga n'ubushinjacyaha, cyangwa agasubiza ba nyirazo amafaranga bazitanzeho, ariko urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwategetse ko Rwamurangwa, Mberabahizi na Nyirabihogo bakurikiranwa badafunze, naho Dubai bagakomeza gukurikiranwa ari inyuma ya ferabeto. Iburanisha ryarakomeje ndetse ubushinjacyaha busabira ibihano abaregwa bose, aho Dubai yasabiwe guhamwa n'ibyaha bibiri: icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha inyandiko mpimbano, agahanishwa igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabe 3 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda, cyo kimwe na Nkurikiyimfura.
bwasabye ko kandi Rwamurangwa na Mberabahizi cyo kimwe na Nyirabihogo bamwe n'icyaha cyo kuba icyitso mu cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bahagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ibihano byabo n'ubundi byajyaga kungana n'ibya Dubai, ariko ibyabo bikaba amafaranga ari menshi ugereranyije n'ayaciwe Dubai. Urukiko rwari rugiye gutangaza icyemezo cyarwo kuri urwo rubanza ubushinjacyaha bwasabye ko rwongera gupfundurwa kuko hari imitungo y'abaregwa yafatiwe igomba kubanza gufatwaho icyemezo. Kwa 22 Werurwe 2024 urubanza rwarasubitswe kuko Dubai yari yarwariye muri gereza. Kuri iyo nshuro kandi ariko byari bitandukanye n'izisanzwe kuko muri dosiye ye hari hiyongereyemo abaregeye indishyi bagera kuri 7 bari baraguze inzu muri uwo mudugudu wubaswe na Dubai y'urukumbuzi Rio Estate. Angana aho umuntu yagendaga yibaza n'ubundi ko mu bihano yari yahawe by'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 3 nta cyavugwaga kubijyanye n'imitungo y'abandi irikomeje kwangirika. Umwaka ukabushize bakomeje gusembera ibyawe bikaba byarabaye agaterera nzamba, yewe n'umujyi wa Kigali ukaba warabatereranye kandi we barashuye amafaranga babigiriyemo inama n'umujyi wa Kigali. Nubwo ubushinjacyaha bwagaragaje ko imitungo y'abaregwa yafatiriwe igomba gufatwaho icyemezo, ikinyamakuru Igihe cyamenye ko ibyafatiriwe ari imitungo inyuranye ya Dubai, busaba ko urukiko runyaga imitungo ikazavamo ubwishyu nk'uko bamwe baguze inzu babisabye mu mabazwa yabo. Ahangaho umuntu akibaza ese izo nzu zirafatishwa ziratezwe cyamunara kandi urubanza rwo kuregera indishyi rutarasomwa. Imitungo ya Dubai n'ubushinjacyaha kandi ubweretse urukiko ko yafatirwa ikazavamwo ubwishyu bw'abari baraguze inzu bamaze gukurwamo n'umujyi wa Kigali kubera izo zabo ngo zitujije ubuziranenge, gizwe n'imitungo itimukanwa ndetse n'iyimukanwa. Ibyo byose bikaba byarafatiriwe. Urutonde rw'ibyo bushinjacyaha busaba ko urukiko rwazanyaga Dubai rugizwe n'ibibanza bitandukanye bigera kuri 57 biherereye mu karere ka Kicukiro mu mirenge ya Masaka, Gahanga ndetse n'ibiherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Mbuye. Ariko hanga umunyamakuru yibeshye, ntabwo mu karere ka Muhanga ari mu murenge wa Mbuye, ahubwo ni mu karere bwo ngubwo ka Ruhango kuko niko gafite umurenge wa Mbuye. Harimo kandi imodoka ebyiri zirimo yo mu bwoko bwa Toyota Hilux yo mu mwaka wa 2005 na Nissan Patrol yo mu mwaka wa 2003. Nsabimana Jean yarafite ibigo bigera muri 4 byose bimubaruyeho birimo Goro Limited, Urukombozi Company Limited, The Beat Entertainment Limited na Apex Partners, byose byasabiwe gufatirwa. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko mu bigomba kunyagwa harimo na konti 22 ziri mu mabanki atandukanye akorera mu Rwanda, zirimo 12 zibaruye ku mazina ya Nsabimana Jean ndetse n'izindi zigiye zibaruye mu mazina y'ibyo bigo bye. Urubanza rujyanye no kumenya icyo nyirubwite avuga ku mitungo yafatiriwe ndetse n'ingano y'indishyi asabwa nicyo zivugaho ruteganyijwe ku wa 5 tariki 26 Mata y'umwaka wa 2024. Umwe mu bunganira Dubai, Maître Kayitana Evode, yari yagaragarije urukiko ko inzu byavugwaga ko zasondetswe wo yunganira yari gutegekwa kuzikosora amakosa y'imyubakire yaba yaragaragaye aho kujyanwa muri gereza. Icyo gihe yagaragaje ko abari batuye muri izo nzu abifuzaga ko basanirwa ibyangiritse bakazisubizwamo aho kuba Dubai yafungwa kuko nta butabera babibonagamo. Kandi nibyo umuntu yakwibaza kuko ntabwo ikibazo bari bafite ari Dubai, ahubwo ikibazo bari bafite ni inzu zagombaga gusanwa nabo bagacukubira no gukomeza gusembera, kandi bari bafite imitungo yabo umwaka ukabushize. Ariko kuri ubu ngo imitungo yarafatiriwe, yewe n'inzu ntizasanwa, yewe nabo bakomeje kugenda ingaruka zibagiraho ari nyinshi, mu gihe kandi Dubai nayo imitungo ikomeze gufatirwa
ndetse n'urubanza rutaraba kugira ngo amenyekane ingano y'indishyi azishyura. Kandi Dubai urumva ko n'abatigize agorana kuko yavuze yuko yiteguye kuba yakwishyura indishyi cyangwa se yakwishyura yasana izo nzu cyangwa se akabasubiza amafaranga cyangwa ngo bakumvikana uburyo basubizwa amafaranga yabo ndetse hakiyongeraho n'indishyi z'ayo mafaranga kuko niba inzu zaraguzwe mu mwaka wa 2015 ntago mu gihe cy'imyaka 9 izo nzu zazifite agaciro nk'ako zaguzwe icyo gihe. Ariko niba Dubai yemera kwishyura hakagombye kubaho kumvikana ese imitungo ye igufatirwa yose n'ayo makonti ubwo byose byaba bifite agaciro kangana n'izo nzu yaba yaragurishije. Umuntu ashishoje akareba n'ibyo bibanza 57 n'izo nzu zose ushobora gusanga inzu zifite ibibazo n'ubundi zifite agaciro gake ugereranyije n'ibyo Dubai akurikiranyweho. Kugeza ubu Dubai afungiye muri gereza ya Nyarugenge iherereye Mageragere mu mujyi wa Kigali mu gihe agitegereje ko urubanza mu mizi ruzatangira kuri uyu wa gatanu tariki 26 Mata y'umwaka wa 2024. Nge nitwa Clement Ndayisenga ndagushimiye gukurikirana amakuru n'ibiganiro NCTV Rwanda ikogezaho umunsi ku wundi. Amakuru twari tuguteguriye nahangaha tuyashoreje, kwifuje kugira impagarike n'ubugingo.